ikaze ku makuru ya Radio Runwa. Iyi nkuru tugiye kubagezaho niba ari ukuri cyangwa atari ukuri natwe ntitubizi, ariko pfa kuba tugiye kuyibagezaho. Iyi nkuru tugiye kubagezaho ni y'umusore watewe indobo na sheri we. Iyi nkuru twayikuye ku kinyamakuru Zibaho cyangwa ubwelagure ngwe nyoko. Ubwo umusore yari yapofotse icyana, nyamara icyo cyana yari yarapofotse cyamuteye utwatsi. Ibyo yabibwiwe nuko umusore yamushuye inshuro zirenze imwe, ebyiri, eshatu, kugera ku inshuro ya 20. Umukobwa yanze guhobera umusore, ndetse umusore yakomeje atuganiza ko umukobwa barinze banashwana nta na kisa muhaye. Twakomeje kuganira n'umusore atubwira ko yamukundaga by'ukuri ndetse ko nta wamusimbura, ariko umukobwa we yaramuheneye yikundira motari. Mu kiganiro ajyanye na Sylvain, reka twiyumvire amagorwa y'abasore. Musore, none se nukubeshya uri kurira? Cyawahura niki? Uvuga ngo jewe umukobwa twakundanaga, uri kumva? Umukobwa twakundanaga nimugorobejo yarankati arambwira ngo jewe gusisha ngo gukundana nawe. Ubwo ndi kwibaza jewe ngo ni yihe mpamvu ngo yawe yaranyanze nyine yaba yarakwanze. Uri kwibaza impamvu yarakwanze? None se uwo mukobwa mwari mukundanye nk'igihe kingana gute cyangwa maze igihe kingana gute umukunda? None se umukobwa waba ameze gute ubundi mwatenya? Zemo cyakora iwawe. Kuri ibyo uvuze nyine tumaranye imyaka 3, ariko muri myaka 3 nyine cyayi wabonye sinahanu hanarenze cyane nyine tusi ibintu bikabije, ariko je namukundaga cyane byasana, ariko sha nyine yarankatiye tugerankatiye sha ntakunda, ariko nyine ntandi mahita. Hari ukuntu abajeni bino minsi muri kwiha gupanda cyane mugasamura yurugi. Nibyo se byavuye wenda wapfa wasanze umukobwa wakunze yakundwa n'abashoferi, abamotari, abakozi ba leta, cyangwa ni umuntu nyine uraho ukunda abanyeshuri nkaho? Wahora niki? Sha nyine tu abamotari ngewe mbone no kubabwira abamotari gisubira gutega abamotari bitewe n'icyo kintu. Nge nakuntu ngewe umumotari njyaba yarantwariye umugore uninye mujyaho nge nzamutege. Ntabwo nagutega guteze warantwariye umukobwa nakundaga. Nge naho nzojya ntabwo nzojya kujya gutega abamotari. Byose ndanabahaga. Nge umukobwa twarakundanaga na kimwe nige nigeze mwima. Mwana n'ikintu yanyetse ngo nge ngo nyimwima, ariko ngaho mbwe nawe ukuntu nawe yitega akabwa ngishware ngo birangire. Ngaho mbwira nawe abamotari batuma z'abakobwa urumva ko ingumu mubabaje, ariko umusore ajya mubaza urifuza iki, nicyo kivuzo cyawe ngo banze kudusobanurira hano twenda tube twabasha kugikemura kuri Radio Runwa. Ikivuzo cyanjye muri make najya ngumbwira umukobwa ko atariwe bucura mu bakobwa beza muri iki gihugu cy'u Rwanda, kandi njya ngo namubwire yuko atariwe kamara mu buzima bwanjye, kandi naho ndajya ngo mubwire ko wasanga kuba yaragiye wasanga hari undi wari utegereje ko yakwinjira akankunda kurenza we uko yankundaga. Wasanga ari yahaye umwanya wo kugira ngo nkunde kuburusha. Jewe rero nk'umunyamakuru ukorera Radio Runwa naje hano kuganiza n'umusore, ariko je inama nje kugwaniye ngi. Urabona ino sini gatoye gashoje. Uwe musore ihangane, umundi buriya ngo habaho ibintu bibiri byonyine. Nako ni bitatu. Umuntu ukunda abakunda abana, ariko nawe harundi ukunda wadakunda. Ariko hababaza ibintu bibiri. Iyo umuntu akubeshya urukundo yibura twano ko yakubwira katagukunda ukamenya ko yakwanze, uno musore twahuye iyo niyo mpamvu yashaka kwiyahura kugeza kumuganiriza. Waba bari batunana kandi rwose umusore wacu yatunaniye rwose, umudushire kuri radio umukobwa nabyumva nawe ahari yumve ko yiyanze, yumve ko nta n'umukobwa umurimo, yumve ko washatse azamuhanyina. Nakundi umunyamakuru akazamuhanyina azamubaze nayo yumve ko nyine bibimuriye. Umusore ihangane, nabwira ngo komeza urazatsinda kandi uzabona abagukunda beza kandi benshi. Urabona mu Rwanda ariyo benshi, uzashake n'abandi benshi barahari bazagukunda kandi azakunda ukuri, atari ibintu byo kuvuga ngo uzanahangana. Nakubwira ngo utanga icyifuzo ku bafana bawe. Icyifuzo rero ku bantu batuzi nyine mukomeze mudufollowinge, mukande like, mu sharinge ku bandi bantu babone zino video zacu,
kurushaho uko bazirebaga. Nyabuneka niba nawe udakanda like hangane nawe yikande ukabyarawe uduteze imbere. Sharing aho ukabyarawe. Share video twibonera views twirira ibirayi. Nawe tuzaguha. Nawe nda waza dukeneje nawe tukagufasha. Turwana wowe ukabyarawe. Turwana. Ciao. Ari Silver ndumageza akagano gatonya. Ciao umusore wacu abaraducitse. Ubwo naho ubutaha murakoze cyane ndabakunda cyane mwana.